ni nyuma ya saga nyinshi zimaze igihe zigenda zicicikana, bamwe bavuga bati abarefa abatwibye, abandi bati twari tugomba guhabwa penaliti ya Abedi kabisa, abandi baravuga bati twe twatsinze ibyo ntabwo tubyitwayeho. Bahamagara bahamagara Ferwafa, bahamagara abayobozi benshi b'igihugu kabisa, nta wundi ni Ferdinand wagiye abatumiza ababwira ati kabisa niba turi impunzi tubimenye, batwubakire ibyacu aho dutura kabisa, aho dutura batwubakira kacu gasoza. Ariko umukino we uje kuba wakinwa, bari bameje ko wahagaze ku munota wa 57, aho uwari uwungirije ndetse uwari ahagarariye abasifuzi k'uwo mukino wahuzaga Bugesera ndetse na Rayon Sport yaje kuba yavuga ati nge ndabona uwitwa Patrick umusifuzi wasifuriye aya makipe ko ari abiri, Rayon Sport ndetse na Bugesera, avuga yuko akwiye amanota 90, ko yasifuye ibintu byemewe muri rusange. Bagenda bavuga yuko ino ekipe ya Rayon Sport abafana bayo bataje kwemera imisifurire yabo uko bari babasifuriye neza cyane, ariko baravuga bati ibi ntabwo ari byo, banze kubyihanganira, baje gutera amabuye mu kibuga, umusifuzi ahita ahagarika umupira kabisa. Ariko uwo mupira bawuhagaritse ari ibitego bibiri bya Bugesera ku busa bwa Rayon Sport kabisa. Ariko ibintu byaje kuba byagenda neza, abantu benshi ndetse n'impaga y'abantu benshi barahagurutse bajya muri Ferwafa, baravuga ati gute muduha abasifuzi twemera ndetse tuzi uko badafite na lisansi muri CAF kabisa. Ubu ngubu nibwo umukino uje kuba wakina, ariko abafana ni benshi cyane mu mujyi wa Bugesera kabisa, aho bari baje nubwo bari batemerewe kwinjira mu kibuga, ariko ni benshi cyane, benshi ningubwira ngo ni benshi, bawurebeye inyuma ya stade bategereje kumva uko biza kuba byagenda muri rusange. Ariko uno mukino uje kurangira witwa Bugingo Hakimu kabisa ariwe utsinze igitego ku munota ujya gushira uwa 30, bashyiraho iminota 4 y'inyongera nayiza kurangira, ariko baza kuba batsinda igitego kimwe. Bivuze yuko bitandukanye nuko abantu babivugaga, bavuga ati ino ekipe ya Rayon Sport iraza kuva inyuma yishyure, ariko siko bije kuba byagenda, ni ibitego bibiri bya Bugesera kuri kimwe kabisa. Bivuze yuko ekipe ya APR FC ikomeje kuba yayobora kabisa, n'amanota ya 62 kuri 59 ya Rayon Sport kabisa. Ariko ino ekipe ya APR FC ku munsi wo kuwa gatandatu izaba iri ahitwa Ingoma kwa Muhazi kabisa, bazaba abitabiriye uno mukino muri rusange. Reka nkubwire ngo ni iba wamaze gukanda kuri subscribe turari cyane, hari amagambo menshi cyane atangajwe none hamwe natangiye kuyabaha, ndakeka mwatangiye kugenda mubibona. Uyobozi wa Bugesera FC amaze kuba yatangaza, aravuga ati gukina na ekipe ishaka ibitego 3 muri rusange ngo ni ikintu kigoye. Ati nabonaga iminota 33 twari tugiye gukina ari ngisaha twari dugiye gukina kabisa, isaha n'igice, ariko bije kurangira neza yishimye nguko yabyifuza. Guno mukino uje kurangira ari ibitego 2 ku busa, ariko waje kuba nta mufana n'umwe wari wemere staff y'abantu 3 ku ruhande rwa Rayon Sport kabisa, banze kuba bafurusa ngo bange kuza kwitabira umukino nguko babivugaga. Ariko bije kurangira neza ekipe ya Rayon Sport kabisa itakaje igikombe muri rusange, niko navuga. Nago biraho ngaho gusa, reka mbwira andi makuru agenda cicikana kuno munsi. Ikipe ya Musanze nayo yari yasuye iyitwa Mukura Victor Sport, ije kuba yayitsinda ibitego bigera kuri 2, ni homberuka bigeze kabisa. Ni Joshua TV, ntibagirwe gukora subscribe.